jina la Yesu Kristo. Ona habari njema kwenye mji. Wanaimbaji wanaimba eti ona nyota leta habari njema. Tuvuga ngo Maranatha. Dushimira Imana iduhaye iki gitondo. Tunashukuru Mungu ambaye ametupa asubuhi ya leo. Imana yashaka icyo. Nishimiye kongera kubonana nawe. Nifurahia kuonana pamoja na mimi. Hanyuma y'ibihe bitambutse byinshi, nyuma ya muda ambaye imesonga mbele, ndishimye cyane. Ninafurahi sana. Niwari umunezero w'umutima, furaha yenye ndani ya moyo, kubabonaho biranejeje cyane. Nshimiye bene data na bashiki bacu. Ninawashukuru ndugu na dada zetu twari turi kumwe ku mugoroba, ambaye tulikuwa pamoja jioni. Bamvise ko nje kandi bakaza kutwakira. Walisikia kwamba nimefika. Imana yamugisha. Kuba ndi hano waliko ni mwene data mushimiye, ndugu mushimiye, ni Gideon na Gerard. Bumvise ntagera muri Diana ngo nsubire aho baravuga ngo urugero ni wacu. Yarinze nani kabarinda yamucyuye. Kuraranganya amaso kabareba bamama nyote na wengineo. Imana wahumugisha. Umunezero ukomeye mfite. Tele kabisa ninayo. Kongera kubasanga n'umugaragu w'Imana mapema. Biranejeje cyane. Inanifurahisha sana. Bihereye Imana icyubahiro. Yabikoze ihabwa icyubahiro. Ubwo nari mperutse hano ntabwo yari ahari. Wakati nilifika huku hakuwa. Ariko Imana niyo nyiri muri mwe. Ntacyo umuntu yakora, hakuna kitu mtu anayetenda kwa ajili ya mambo ya Mungu. Nta n'imbaraga wabona. Hakuna hata nguvu unaweza kupata. Imana ubwayo niyo yikorera. Mungu pekee yake anatosha. Ihabwe icyubahiro. N'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Twari twenda kuza hano mu gihe cyashize. Tulikuwa karibu kufika hapa kwa siku ingorane z'ibyangombwa. Ikawa shida ya vitambulisho. Baratubwira ngo nta muntu uri kurira indege adafite iriya muri inyenyeri. Wakatuambia kwamba kama huna kitambulisho chenye kwako nyota hautakwenda. Yabaye ngombwa ko tuyishaka. Ilikuwa lazima tuitafute. Mu gihe nk'iki Imana ikirwa muri moto. Wakati kama tumefungua malango tunafika. Tuonanye nabo twaduherukana nabo mu Kiziba. Na wale ambao tulikuwa nao Kiziba. Turabonana. Muzesha twabonanye. Muzesha naye. Nabara basere twabonanye. Wale wadada tulionana. Aho ntibonane nabo hano. Wale ambao tutaonana. Nabo
kana kutubona basi wakati tunatoka tutaonana ubwo rero umunezero wanje no kubaramutsa yese bahibiganza bimanitse hejuru mugambo mukomere mu mwana Imana yacu ishimwe cyane nakiri nkashe rero z'umusaza munyarubuga pokea salama za mzee munyarubuga avuye muri Kongo aje kwa gatandatu yatangaza yatangaza kiziba nanone ku cyumweru na siku ya Jumamosi aravari kwerekera ataelekea Mahama yampaye nkashe ngo baramutse cyane cyane indamukanyo z'umwihariko ziri kuri we n'amapembe bake n'amapembe uzakire Imana ishimwe cyane rero ntabwo tubura mukanya gusa ngo birangirira reka duhaguruke bacha tusimame tugiye na muri Samueli ya mbere takwenda katika kitabu cha Samueli wa kwanza ndata zisoma neza kufasha ndugu anayesoma kwa uwezi atamsaidia ni 16 Samueli wa mbere Samueli wa kwanza sura 16 umurongo wa mbere shairi wa kwanza aramanuka agere ku murongo wa 13 anashuka kwa shairi ya 13 zuza ihembe ryawe amavuta utume kuri Yesayi w'i Betelehemu uko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati mwagenda be ko Sawuli nakumva azamuca? Uwiteka aramusubiza ati jyana imyenda y'ishashi ugerayo uti nzanye gutambira Uwiteka igitambo maze uhamagare Yesayi aze igitambo nanjye nzakwereka uko uzagenza uzansukira amavuta ko nzakubwira. Samweli akora uko Uwiteka yavuze ajya i Betelehemu ageze abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi baramubaza bati mbese uramenye amahoro? Ati ni amahoro nzanye no gutambira Uwiteka igitambo nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Hanyeza Yesayi n'abahungu be abahamagaza ku gitambo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati mukuru Uwiteka yibukisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye kwari kirekire namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli avuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama nabwo Samweli avuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be barindwi maze Samweli abwira Yesayi ati aba si Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose n'aba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka usuke amavuta ni uwo. Samweli ayakoreye ibirego by'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubiramo Imana imugisha amagambo yayo kubariki maneno yake mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kandi umugisha ku bice byose byakurikiranye hano kubariki vipindi vile vilifanya
kuambatana vyote. Imana ibimugisha mwinshi cyane. Ibariki sana. Abahe ntashyo za munyarugo ariko ntizasemu yazimpaye mu kibaye. Tupatia za munyarugo lakini za semu aliambia kwamba nao ni mafrere tubana hariya muri Arizona. Ndugu ambaye tunakuwa ndani ya Arizona. Tufatanije muri muhari muri Arizona. Na shiriki kazi hapa Arizona. Yavuze ngo baramutse cyane. Alisema kwamba ni wasalimu sana. Nuko rero tugize ngo turamukanye muri aya magambo dusomye. Tusalimiane katika maneno hapa tunasoma. Mwanya muto turamara tuyarukanemo asigaye dutandukanye. Yana ili tupate tawanyika. Kuko ntabwo nashobora kurondera amazina yanyu mwese. Siwezi kueleza majina yenu yote. Ariko nishimye. Lakini nimefurahi sana. Nanezerewe cyane. Nimefurahi sana kabisa. Nanejejwe nuko mbasanze. Nimefurahishwa na vile nimewakutana. Imana ishimwe cyane. Maana Mungu asifiwe. Uwiteka yatubwiye kuvuga kuri aya magambo. Bwana Mungu alituma kusema maneno haya yanditswe mu gitabo cya Samueli, ambaye ameandikwa katika kitabu cha Samueli. Bukeye Uwiteka abaza Samueli ati, ulipokucha Bwana akamwambia Samueli eti, uzageza ryari kurira? Utafika lini kulia? Uzageza hehe kurira? Utafika wapi kulia? Uririra ubwoko bwanjye ya taifa langu, urukuririra Abisirayeli, ndio wana wa Israeli. Igihe kirageze cyo kugira ngo amarira yawe ashire. Wakati na wasili ili machozi yako ipate, kuko hari undi nitoranyirije. Maana kuna mwingine ambao nimechagua. Hari undi mwami niboneye. Na mfalme mwingine ambao nimeona. Ukwiriye kuba umwami w'ubwoko bwanjye. Ambaye anastahili taifa langu. Samueli yarari kurizwa niki? Samueli alikuwa analia kwa ajili. Samueli yarari kurizwa nuko Abisirayeli baguye. Samueli alikuwa analia kwa ajili ya Waisraeli ambao walianguka. Igihe banze Samueli, wakati walichukia Samueli, baramubwiye ngo tureke twishakire undi mwami. Mwambie acha tumtafute mfalme. Natwe turebe ko twamera nk'abandi. Tuone kama tuweza kuwa kama wengine. Igihe Samueli yagiye kubaza Uwiteka, wakati Samueli anaenda kumuuliza Uwiteka yabwiye Samueli ati, Bwana Mungu akamwambia Samueli, bareke wacha bakora ibyo bashaka, ntabwo ari wowe banze, ahubwo ni jyewe banze. Igihe bamaze guhitamo Sawuli, wakati walichagua Sauli, Imana yemera ko Sawuli aba umwami wabo, akakubali awe mfalme wao, ariko ibyaha biragwira, batangira gukora ibyabo n'amaso y'Uwiteka, batangira gukora ibidakwiriye. Samueli wari yareba ukuntu bari gukora ibitari byo, amarira akaba menshi. Imana irebye ukuntu ari kurira, irebye ukuntu Abisirayeli bitwaye, irebye ukuntu bari kwivunutira mu byazaniye. Imana iti, Samueli we, fata ihembe ryawe uryuzuze amavuta, ngiye kugutuma niboneye undi mwami. Hari undi nabonye. Samueli ati, none ndabigenza nte? Iyo nkuru niramuka yumvikanye ko bari bunyishe bakamburamo umwuka, biragenda bite? Uwiteka ati, fata ishashi, nurangiza uyishorere, wende n'ihembe, uryuzuze amavuta. Nuhura n'abantu agashaka kugutata, ubabwire uti, ngiye gutambira Uwiteka igitambo. Samueli ati, ubwo ari wowe ubivuze mwami, nanjye reka mbikore. Samueli aragenda arihuse, tugize ngo twihutire aho dushaka. Ageze muri bene Yesayi, kuko niho Imana yamutumye, arabitegereza, abitegereje, Uwiteka aramubwira ati, uwo nzakwereka niwe uzayasuka, uwo nzakwereka uwo niwe uzayasuka. Ariko ni muri bene nde? Muri bene Yesayi. Ubwo uwo Samueli aragiye, abambere baba baramusanganiye, mbere usanga n'amahoro, nawe ati
ni amahoro Sema ni salama. tuje gutambira Uwiteka. Tuanza mbele ya Mungu. Tuje gutambira Uwiteka. Tuanza mbele ya Mungu. Ahubwo ni mwiyeze. Bali kujitakasa. Mwitunganye. Jitakase. Muze tuje ku gitambo. Tuone kwenye madhabahu. Samueli hapo. nabo bene Yesayi. Mtoto wa Yesaya. Yesaya yaraje. Akakuja. Ati none abahungu babo barakenewe. Wako wanahitajika. Kuko Uwiteka Maana Bwana Mungu hari ibanga. kuna siri. Ati none barashakwa. Wanahitajika. Yesaya ati bari hano. Yesaya akakwambia wapo hapa. Bari hano rwose. Wapo hapa kabisa. Ati nta n'umudahari. Hakuna hata mwenye hapa. Bose bari hano. Wote wako hapa. Yesaya yibwiraga ati abo baraho ahari ni Uwiteka akeneye. Abo baraho nibo bamenyereye aho ngaho. Abo baraho ahari nibo bakwemerwa. Ngo abazanye wa mbere Eliya yaraje. Samweli aritegereza kuko umuntu areba nk'umuntu arareba babona ari ukwiriye kwimikishwa amavuta agize ngo yajyane Uwiteka ati gushaka uwo ntabwo mushaka uwo ntabwo mukeneye. Haba haje uwa kabiri nabo babigenze bite, haba haje uwa gatatu nabo babigenze bite. Yesaya ati none se biragenda bite? Samweli ati ntabwo turi bujye ku gitambo, Hatutaenda kwenye madhabahu. ntabwo turi bwicare ku rusange Tutaketi ili tuchangie. Uwiteka ataribonera, Bwana Mungu kabla hajapata zabihu yake. atarabona uwakeneye. None abahungu babo ni aba ngaba gusa. Vijana wako ni hawa tu. Oya hari n'undi. Hapana, kuna mengine. Uwo muntu usigaye rero aba ari we usana. Oya uriya ntabwo yibera mu nka, yibera mu ntama, ni umushumba. Iyo yibera ni uguhinga akarya ubundi akaragira n'intama. Ngo muzane nta kibazo. Ariko dusubira inyuma gato, Samweli yanyitegereje abona abo babanje ngo bakwiriye. Uwiteka avugura Samweli. Njyewe ntabwo ndeba nk'abantu. Abantu bitegereza ubwiza bw'inyuma, abantu bakareba uburebure bw'umuntu, abantu bakareba ubunini bw'umuntu, abantu bakareba uko umuntu ameze. Ariko njyewe aho Uwiteka yitegereza aho ndeba, aho nitegereza ni mu mutima. Nubwo ari beza, nubwo bagaragaye pe, nubwo bakwiriye, ibakwiriye imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana ntabwo bakwiriye. Hari abakwiriye Imana ikeneye, kandi abo ngabo Imana ikeneye nibo bakozi muri icyo gihe, nibo bakwiriye gukora. Samweli ati muzane, ngo baramuhamagaye. Dawidi n'ibishwambaguriye, ngo barahindutse. Yenda ntabwo yari yambaye na karuvati, ntabwo yari yambaye na kositime, yari yambaye twa dushambagara two mu ishyamba. Ngo barahindutse, ari kwirukanka yenda n'agakoni ke mu guhinguka mu marembo. Uwiteka yambara Samweli ati muvo muvo kugira ngo yamagana asohore. Ati Dawidi ninjye bagutoranije, gukuye guhinga gutwanya mu ntama, guha izina rikomeye gusumba ayandi yose yo mu isi, izina ryo kumana. Ati n'uwo Dawidi nawe asutse, abona birakunze, abona biremeye. Uwiteka ati n'uwo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Burya njye namwe tugize ngo tuganire aya magambo, umuntu wahamagawe n'Imana. Dawidi ahindutse abahawe izina riruta ayandi, ababaye umwami imbere y'abakuru be. Avuye he? Avuye mu ishyamba. Imana ibambere umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uwo ni nde? Ni Dawidi.
utaruzi ibijyambere yule ambaye hakujua maendeleo wiberaga mu ipori ndani ya pori aragira ututama gusa kondoo ariko iyo yabaga lakini kula alikuwa Uwiteka ari kumwe nawe Bwana Mungu alikuwa pamoja Uwiteka yabanaga nawe Bwana Mungu aliishi pamoja naye yarari mu bwimenyerezi alikuwa ndani ya mu mazoezi myitozo ndani ya mazoezi Imana ikareba ukuntu afite umutima w'impuhwe ukuntu ahangana n'inyamaswa iyo zije gutwara intama aravuga ati uyu nguyu akwiriye kuba umwami w'ubwoko bwawe mfano wa taifa langu Imana irahumugisha mu izina ry'umukiza Kristo uwo ni Dawidi vile ni Daudi umuntu wahamagawe n'Imana mtu aliyeitwa na Mungu Dawidi iyo yibera kule alikuwa ntabwo yigeze abona umuntu uza kumwigisha ukuntu arwana n'idubu hakuona mtu akakaa kufundisha vile atapigana na dubu ntawe ari kumwigisha ukuntu azarwana n'intare atapigana na simba Imana niyo mwerekaga tekiniki inakuonyesha kila ikamwereka ukuntu ari bubigenza kama na vile atapigana ikamwereka ukuntu ari burwane vile atapigana aho abantu batari wanadamu Imana niyo mwarimu aho abakozi batari Imana ni umukozi w'umuhanga Dawidi aho yari yirereye yabanaga n'Imana gusa Imana ikamwereka anamuonyesha uko ari bubigenze uko ari bubikore intama ntizigire icyo ziba iyi Imana iguhamagara kama Mungu anakuita igutandukanya n'ibindi byose mambo kadhaa ikaguhereza imyitozo itandukanye n'iyi tofauti na nyingine ikagutandukanya n'imirimo mibi kisha na kazi mbaya ikagutandukanya n'ibihe bibi ikagutandukanya n'iterambere ikagutandukanya n'ibindi bintu ibintu byose birwanya Imana iyi Imana yaguhamagaye Imana igutandukanya nayo yamara kugutandukanya ikakujyana mu myitozo yayo leo ndani ya mazoezi yako ukuri mu myitozo leo uko ndani ya ni mazoezi mu mibereho mishya ndani ya maisha iyo mibereho mishya mapya Imana ubwayo niyo nyiri umurimo wo kugira iyo ducakora kuri iyo mibereho ahari hari ibibi bakaza ibyiza umukozi atabigizemo uruhare mtumishi hana mambo ambayo amefanya abafurere batabigizemo uruhare hawana mambo wamefanya n'abasore badahari dada ni hawako ni wowe n'ijwi ry'Imana aho wibereye gusa ukaba uri kumwe n'Imana aho uri ni mu mibereho yawe n'Imana kuko Imana yaguhamagaye izi ni iherezo ryawe ikamenya imibereho yawe niyo myitozo aho niho Dawidi yari yibereye abatemu baza baje mu ntama Dawidi ati none se ngende iyi ntambara ndayirwana nte aho ndaharwana nte Senyera ati wowe gira umucyo Imana ikabira amweretse Dawidi akaba arayifashe akayivutaguza akayikubita akayambura umwana w'Imana Dawidi ati merci Senyera aha naho urabacuye itubu yaza Imana nayo ikamera uko bigenza umuhanuzi wanjye n'abarabizi Dawidi ntacyo yakoraga atabanje kubura amaso ngo ahamagare Imana ntabwo yahamagaraga abakozi bababwira ati none bigenza nkora iki uwo yahamagaraga iyo mu ishyamba Dawidi mwana muto imbere y'intare pima ibiro 226 we nta nubwo arageza ku biro 40 ari hagati ya 32 na 36 ariko Imana ikamwereka urabigenza gutya itekereza ibiro 200 ku biro 30 umbwire ngo ni imbaraga zingana zite arega ntabwo umuntu akorera Imana ngo abishobore ari we ahubwo Imana iri muri we niyo ikoresha agashobora kunesha ibyananiranye
ababaye umwami imbere y'abakuru abari bafite icyizere bazi ko aribo bagomba kuyobora uko niko Imana itoranya ariko imbere y'abantu niba nawe babwiye n'abantu beza bazi kuvuga neza bazi icyongereza kuko ni abanyamujyi barabimenyereye bazi ubutumwa aho hantu bazi aho baca bakagukiza cyangwa bakakwica ibyo byaho barabizi imbere y'abantu nibambye imbere y'abantu kuvuganira aho udashoboye gucuka haca ariko imbere ya senyeri ntabwo Imana ibazezera niyo mpamvu abantu bareba nk'abantu bashobora kureba ku biboneka bakareba ati byashoboka bari akaba aribo babyiga nabone bavuga Branham nabone bavuga ibya Frank barani babye ariko imbere ya senyeri Imana ireba mu mitima Imana ireba mu mutima ikamenya uyemera ikamenya n'utayemera na hano duteraniye turi munsi y'ibirenge byayo aha ngaha Imana iri kureba mu mitima yacu ikamenya rero amagambo y'Imana n'abayahakanisha ibikorwa byayo icyo bwira abateranye umuntu wahamagawe n'Imana iyo Imana iguhamagaye inakutenga iragutandukanya akagutandukanya n'ibintu byose bamara kugutandukanya ikakwigisha ikakuyobora uko uzamera Imana ibabwira umugisha mu izina ry'umukiza Dawidi ati uwo Mungu nta wundi ni yule hakuna mwingine Samueli abakoze uwo murimo amwimikisha ayo mavuta amaze kumusika ayo mavuta Dawidi abahawe izina rikomeye iyo yamutoranije Dawidi niyo Mana yamuhamagaye kuko niyo yavuze vugiye muri Yohana hari mu nzandiko za Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere ngo murebe urukundo data wa twese rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko nabo batayimenya n'urukundo rw'Imana nirwo rwatumye twitwa abana b'Imana rudutandukanya n'abana b'abantu rudukura muri kavukire yacu rutuvana muri bya bindi na bya bindi rutugira abana b'Imana abandi basigara n'abana b'abantu naho twebwe turi abana b'Imana niyo mpamvu hepfo ku murongo wa 3 bakundwa turi abana b'Imana kandi niko turi icyakora lakini hatuyaonekana gizi nubwo tugendana nabo baracyatwibeshaho baracyagira ngo tumeze nkabo ariko Imana yahamagaye afite indi mibereho abandi batamenya afite indi migendere afite andi magambo afite indi mvugo itandukanye n'iyawe kuko we ni umwana w'Imana uwo rero umwana w'Imana uw'Imana itandukanije n'abandi uwo ni we amen uwo ni we avuga ati Yesu yerekana natwe turahindurwa duse nawe turi mu bwiza bwe kandi tuzamureba uko ameze abazamubona ni bande ni abahamagawe n'Imana abazamubona ni bande ni abatoranijwe n'Imana abazamubona ni bande ni benye Mungu alitenga kuko inyigisho y'umwana
nk'abandi watu kuwa kama wengine ngo mumere nk'abandi uwe kama wengine mukore nk'abandi tende kama wengine ntimurebe uko abandi bameze vile wako namwe mukore nk'abiri tende kama ile iyo ni inyigisho ni y'umwanzi mafundisho ya ibilisi kuko satani maana ibilisi niwe wigishije avuga ati namwe no kurema muzarema umba mutaumba niwe wongoreye n'abisirayeli alinongoneza wana wa Israeli nimwange Samweli katae Samuel mumere nk'abandi wewe kama wengine nk'ayandi mahanga kama mataifa mengine ariko ijwi ry'Imana sauti ya Mungu ridutandukanya n'abandi tutenganisha na wengine ridutandukanya n'abandi tutenganisha na wengine tukagira imigendere itandukanye n'iy'abandi tofauti na yao ibikorwa bitandukanye n'iby'abandi kama sio yao imvugo zitandukanye n'abandi tofauti na wengine imibereho itandukanye n'iy'abandi tofauti na yao naho ubonye abameze nk'abandi ona wale ambao kama wengine n'abatarahamagawe n'Imana wale ambao hakuitwa na naho uhamagawe n'Imana Imana imutandukanya Mungu na mtenganisha na wengine iby'Imana itishimira Imana imutandukanya nacyo Imana ibambira umugisha mu izina ry'umucunguzi icyo nganira namwe n'umuntu wahamagawe n'Imana reka twihute wacha tualikishe ntimuri kureba Mose simunaona Musa Mose Bibiliya iravuga iti Musa Biblia inasema hivi Mose yari yarigishijwe ibintu byose Musa alifundishwa mambo yote ubumenyi bwose yari yarabwize ujuzi wote alifundishwa nta na kimwe atarazi na kitu haelewi yewe ibintu byose byahana kabisa yari abizi alikuwa anaelewa ariko kuko Imana itarebera kuri ibyo atazame ile itareba ku bumenyi bw'umuntu ujuzi wa mwanadamu itareba ubuhanga bw'umuntu Imana ibyayitwaye imyaka 40 kugira ngo itunganye Mose apate kumwandaa myaka 40 miaka 40 ubumenyi shirani kuruhande ikaweka pembeni ejo utazihara ngo ni amaboko yawe abigushobora kodi yako ambayo imefanya bukarate bwawe kupigana kwake iruhande pembeni igifaransa cyawe iruhande icyongereza cyawe iruhande ibyo wigira byose unafanya yote ushyira iruhande weka pembeni Imana iri ku mugoroba na kuchonga kabisa kuko yamuhamagaye maana alimuita iri ku mugoroba na kunyorosha kuko turi ibibumbano bya Senyeri vile vyake icyo kibumbano cye ile kukumba wapake biri kugira gutya nafanya hivi ahantu hataringaniye kuchongea Imana iharinganiza ibitameze neza Imana ibigira neza imyaka 40 birashize imyaka 40 ishize Mose nta kwihara afite kwihaza rwose byararangiye marayika aramubonera amubonekera mu gihuru cyaka ubwo ni bw'Imana itagiye gukoresha Mose bwirasi ntabwo ishobora Umwisirayeli umunyegiputa juzi mtu wa Misri akubise Umwisirayeli akapiga mtoto agenda amwishe na muua oya hapana Yesu ati Petero we ntambara turwana ntabwo ari iy'umubiri ntambara turwana ntabwo ari iy'umubiri subiza inkota mu rwubati kuko wicisha inkota nawe azicwa nayo Imana iri kumutunganya na kutengeneza ejo utazavuga ngo warokoye Abisirayeli kubera zikarate unajua kupigana oya hapana Imana imaze kumutunganya alishakutengeneza noneho biramutuka naanza kumtumana Mose ati none Senyeri ko ntazi no kuvuga biragenda bite ati ndi kumwe nawe na kwa pamoja na wewe nzabana nawe pamoja na wewe ibi ni ibimenyetso Imana irabimuhereza uw'Imana ihamagara nawe kanamubura namumwangiye amafuta papa umwenaho amavuta umwuka waraka baramubonye ibihe bye byose akaba afite umwuka wera uwo mwuka wera yahari n'igihe cy'ibigeragezo uhagarara neza
Imana ihamagaye ibakubitaho ikimenyetso nicyo kimenyetso cy'umutama. Imana ibaha umugisha mu izina ry'umukiza. Uwo ni utwongorera iyo tugeze mu ntege akakwereka ibi nabyo ntabwo ari byiza, ibi nabyo ntabwo bikwiriye, ibi nabyo ntabwo bizakugezayo. nawe wabyumva kuko ahari bakurengere ugahamagara Imana uti Senyeri nibi nabyo binesheje, nibi nabyo binesheje, nibi nabyo binesheje. Uko kugenda urukunesha nibwo buhamya bw'ejo hawe. Uko nguko Dawidi yanesheje nibwo buhamya yajyanye imbere ya Sawuli n'Abisirayeli. Arababwira ati nanesheje tuba mudahari, nesheje intare mudahari, uriya mudakebwa, uriya utazi Imana, uriya ubahagaritse umutima. Iyo aneshereje cyane uriya nawe yamunesha. Iyo Imana ikunesheje, iyo Imana iri kumwe nawe hakaba hari ikikurengeje, nibwo buhamya bwo kunesha bimeze. Imana ibampa umugisha mu izina ry'umukiza. Eliya agiye kuzamurwa amaze gusaza, Imana bayamaze kubona uwitwa Elisa. Elisa inyangamugayo, inyangamugayo igihe yaba ari mu mirimo ye, ari guhingisha ibimasa, ari gucukura impavu. Uko biri gucukura Elisa nawe niko ari kureba ukuntu bigororotse neza, ukuntu bimeze neza, uko bimeze neza. Imana nayo iti uriya ushoboye gutunganya hariya ziriya mpavu ko bashoboye kuzitunganya akoresheje biriya bimaze, nzamubwira gutunganya abantu bawe. Elisa uko nguko ari kubikora. Eliya rero nawe ati igihe kirageze, wakati na wasili agiye kwigendera. Yu karibu kwenda. Mani gutegura Elisa. Mungu anaandaa Elisa. Yari itambukiye akapita. Ibyo murabizi neza. Unajua vizuri. Ari kugenda. Mama alitembea. Abwiye Elisa ati kamwambia Elisa, nigendeye nataka karibia kwenda. Elisa ati ntunsige, niache. Ntunsige, niache. Ahubwo ndinda gace. Banze ntange ibyo mfite. Bimasambaza ibibago birire. Ariko tugende. Lakini twende. Icyo yarakurikiye n'iki? Bitalifuata ni kitu gani? Icyo yarabonye muri Eliya. Icyo yabonye muri Eliya cyatumye ahari ibyo yarafite. Uko yajyanye na Eliya arambwira ati rero Elisa, Imana ntibigire Gilugala, none wisigarire hano. Elisa ati ntabwo nsigara, ngiye ariko ntabwo nsigara, ngiye i Betelehemu ntabwo nsigara. Ahantu hakomeye i Betelehemu niho yasanze bitwa abahanuzi, wale manabii. aho niho yasanze ibicanenge bazi gusenga ariko bakamenya no kwereka, bakamenya no kumenya ibiri muri. Aba babwiye Elisa ati wamenye ko so mushaka none se kugira ngo Imana yashobora kubibabwira cyangwa itabasha kubibwira. Oya twageretswe kandi turasenga imbete pale niho benshi basize, pale wengi walibakia Betelehemu ngo barasenga, wanaomba, barerekwa, barahanura, wanakabili, bamenye bakabaki pale. mama basigara aho ngaho. Ariko Elisa Lakini Elisa amenya ngo anajua ntabwo ndi bumurekure, ndamwacha nanjye ntagabanye, ntagabanye umugisha. baraka. Amen. Ntahawe ku
hano Akamwambia sitabaki hapa. ngari Beteli Japo kwa ni ngari Beteli. ari inzu y'Imana Kwa Mungu. ariko sitabakira Lakini ntabwo ndi gusigare hano. oya Hapana. bizagenda neza Kwa vizuri. naho byagenda neza Hata hivyo vizuri. tarabona umwuka wera ntacyo byamara iyobora Eliya itarayobora ibyo ntacyo bimaze aha naho mugende tuzareba kuzagera muzagera ndetse mudusize baragenda bajya guhagarara ku musozi ngo bajya gushungera bajya kureba amaherezo yawe turagenda nta kabuza kandi turagenda amadini abibona turagenda abari byibwira batabirimo barasigara umugabo yahagurutse bamare nk'abari gukomera Wale wanapiga yowe. bari muhanura mu ndimi bari gusenga kandi Imana ntayo bafite abafite Imana barahaguruka bigenda abandi basigara Wale wanabaki. Elisa ati njyewe ntabwo nsigara Mimi sitabaki. nabo baragiye Eliya ati rero jeka mukoroga Tafuta nubwo kuruka. kugira ngo uransiga Kanyaji. ngaho umpanga amaso Ipange macho. ibyakurikiyeho Mambo yaliyofuata mnajua. Imana ibambe umugisha mu izina ry'umukiza iyo uje mu message Kama unakuya ndani ya ujumbe hauitwe na Mungu. unabaki Utasigara. urasigara Utabaki. niba mubona abantu bagenda bari basubira inyuma Wakirudi nyuma. nuko bati bayihamagaye Sababu nawe wahamagawe n'Imana anaitwa na Mungu. Imana imushyira mu ikintu Imana imushyira mu ikintu Mungu anaweka kitu akagihagarara anakisimamia. kuko Biblia iravuga Maana Biblia anasema eti Umwami Imana araje Bwana Mungu yuko karibu kuja. kandi igihe kiri bugufi Wakati na wasiri kabisa. uri kuza ntabwo azati Aliyekuja hata kawa. kandi Biblia iti Biblia eti umukiranutsi wanjye arabeshwaho mwenye haki wangu ataishi. ariko nasubira inyuma umutima wanjye Moyo wangu haitakufurahia. umukiranutsi Mwenye haki ataishikwa imani atawamu kwizera. imani yake Kwizera kwe. ndiyo ushindi wake ariko nareka kwizera ku mutima wa Senyeri ntabwo hari Hayuko. Imana ibambera umugisha mu izina ry'umukiza nicyo gituma Ndio sababu Imana yemeye guhamagara uw'Imana ikunze n'Imana iramuhamagara va muri bya bindi na bya bindi uve mu moko y'iwanyu uve muri bya bindi byakubase ambayo ilikufanya kutuma. wemere ijwi ry'Imana Bali sauti ya Mungu rikuyobore tuongoze. umuntu wahamagawe n'Imana Mungu aliyoitwa na Mungu. ushaka kubimenya Natafuta kujua. sinabyo icyubahiro Ni heshima. icyubahiro ntabwo cyakujyana mu ijuru ni ubwenge bwinshi ntabwo bwakujyana mu ijuru ahubwo rata Bibiliya iravuga Abakorinto ba mbere Wakorinto wa kwanza igice cya mbere sura ya kwanza murongo 26 sura ya 26 ugeze kuri 31 hadi 31. Abakorinto ba mbere Wakorinto wa kwanza igice cya mbere sura ya kwanza igice cya mbere murongo 26 sura ya kwanza 36. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data Kuitwa kwenu bandugu. Yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. aha ubwenge bw'abantu Akili ya wanadamu bahamagawe walioitwa ntabwo ari benshi sio wengi. benye banashita benye hekima Ameita wanyabwenge muri bo abahamagawe n'Uwiteka wale walioitwa na Mungu. ariko abaningi Hakuna nchi. ahubwo rata mu miki N'abakomeye
benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege byo mu isi bikoze isoni ibikomeye, kandi ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo iba kuba muri Kristo Yesu waduhinduriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. kugira umuntu wo kwirata abanyabwenge mungane biraca ibyitwa ngo birakomeye. Imana leta bizaifu agatoranya umuntu udafite shinge na rugero, utari ukomeye, utari udafite aho yanakwigeza. Imana ikavuga iti winorata, kugira ngo wa wundi witwa ukomeye acishwe bugufi. Niyo iduhereza kuba muri Kristo, niyo ifite imbaraga zo kutubika muri Kristo. Mbese bivuze iki? Niyo Imana ihamagara igafata umuntu, yamara kumufata n'imibereho ye n'uko ameze ikamwinjiza muri Kristo. Yamara kukwinjizamo ukagumamo, iyo uri muri Kristo, imibereho ya Kristo niyo iratuvuga ngo ndi umukristo, atari kubivuga ku munwa, ahubwo ukaba umukristo kuko Kristo ari muri wowe, kuko Imana yaragufashe inakwinjiza. Hari abandi rero batinjiye, batari muri Kristo, ariko yo niyifata niyigufata inatuyigiza, twakwinjira tukaishi maisha ya Kristo, tukabaho imibereho ya Kristo, kugira ngo uwo murongo uwo murongo asaha arangiye ariko mwihane, aho hepfo niyo iba kuba muri Kristo Yesu, yego waduhinduriye ubwenge buva ku Mana. niyo waduhindukiye, Yesu Kristo niyo waduhindukiye kuba ubwenge buturuka ku Mana. Kumbe kuba uwa Kristo hakiri ya Mungu, nibwo bwenge buturuka ku Uwiteka. Kwemera kuba muri Kristo uba ufite ubwenge buvuye ku Uwiteka. Wagenda mu nzira ukabura umunyabwenge utandukanye n'abandi banyabwenge, wabura kugenda ukabura umunyacyubahiro utandukanye n'abandi banyacyubahiro, naho abandi batabibona. Ufite ubwenge buturuka ku ubwenge buturuka ku Uwiteka. Uzabusanga hirya kwa Yakobo, ubwo ubw'Imana itanga bwemera kugirwa inama, buraboneye gutyo gutyo. Naho ibituruka kwa Satani, ubwenge buturuka kuri Satani, bonganya imifungano, abantu bakananirwa kumvikana, hakiri kutoka kwa Shetani. Yesu Kristo niwe duhindukiye ubwenge buva ku Mana. Niba ubwenge niyo iba
niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo wirata yirata Uwiteka. Abantu bagabanya ubwirasi. Umuntu wese wirata yirata Uwiteka. Wakwirata amafaranga ntabarakujyana mu ijuru. Wakwirata ubusore bwawe ujyana mu Uwiteka. Umuntu wese wirata yirata Uwiteka. Imana ibaha umugisha mu izina ry'umucunguzi. Niwe mucunguzi wacu, niwe uduhereza kwezwa, niwe uduhereza no gukiranuka, niwe bwenge bwacu. Umuntu wese umeze atyo ni uwahamagawe n'Imana. Niyirata Kristo. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umucunguzi. Soreza muri Petero wa mbere igice cya 1. Igice cya 1 abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye guhabwa babishyigikiye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'uwo mwuka wa Kristo wari muri bo. Katurebe ni Petero ya mbere igice cya 1 ni Petero ya kabiri da Petero ya kabiri igice cya 1. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranya kwayo, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizaba rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami n'umukiza wacu. Ari uko mugenje bite vile mumefanya mukomeje kiendeleza kugira umwete na bidii, mukagira umwete mukomeza guhamagarwa kwayo no gutoranya kwayo. Nibyo birabaha imbaraga zo kwinjira mu izamurwa, nibyo birabaha imbaraga zo kwinjira mu bwami bwa Yesu Kristo butazahambuka. Umeze atyo yambaye inkweto ntabwo azasitara, ntabwo azasitara na hato. Kubera iki? Aziyamuhamagara. Abantu bavuge ntabwo bareke kuvuga. Iyo bavuga kwizerwa no kubikora bizahinduka. Iyo atangije umurimo mwiza murimo no kuwusoza niyawusoza, abantu naho bahaguruka bakagira byinshi bavuga. Iyo amuhamagaye komerezaho, iyo iramuha imbaraga zo kwinjira mu bwami bwa Yesu. Abameze batyo haba hari ubutake, ntabwo bagwa, ntabwo basitara, baba bambaye inkweto. Umuntu wahamagawe n'Imana.